Muraho neza torero ry'Imana. Umugisha n'amahoro biva ku Uwiteka Imana Data wa twese bibane namwe. Dutangiye ivugabutumwa kuri YouTube channel yitwa Imana Ishimwe Clarisse. Tuzajya tubona inyigisho buri wa gatatu, buri wa gatanu no ku cyumweru. Intego yacu y'iminsi yose yanditse mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3 n'umurongo wa 2. Haranditse ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Dusenge. Izina ryawe rishimwe Yesu. Watanze ubugingo buhoraho kuba buhisemo n'abazabuhitamo. Ijambo rye tugiye kuganira, umwuka wera riherekeze, umuntu wese agira amahitamo meza yo kugira ubugingo buzima kubwawe mucunguzi. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cy'uwitwa Yobu ibice 27 n'umurongo wa 3. Haranditse ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima kandi umwuka w'Imana niwe utuma mpumeka. Nshuti, uyu mugabo witwa Yobu amakuru y'impamo nuko yabayeho. Mu gihe gitoya dufite ntitwabasha kubisobanura, ariko amakuru y'impamo ndetse impamo y'ukuri kuko yagarutsweho n'umukiza Yesu igihe yari ari mu isi abwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, nuko Yobu yabayeho. Hanyuma yagize amakuba menshi atagizemo uruhare. Yangwa na Satani aramugerageza kugira ngo yihakane Imana, avume Imana. Nkomeje wowe unteze amatwi wa hafi na kure kugira ngo ukomere mu makuba yawe utagizemo uruhare, urwango Satani yakwanze uhumure, uharanire kugira ubugingo buzima buzira ubwandu bwa Satani. Amakuba urimo ayo ariyo yose uzayasohokamo. Nshuti, nkwibarize, mu makuba yawe waba waraharaniye kugira ubugingo buzima? Mu bigeragezo wagize waba waraharaniye kugira ubugingo buzima? Yohana ibice 3 n'umurongo wa 2 yavuze ijambo ryiza. Aravuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nshuti, ndakwifuriza kugira ubugingo buzima. Uramutse utaragize ubugingo buzima mu buzima wisanzemo ubwo ari bwo bwose, nagira ngo ngusabe nguce bugufi wihane ibyaha byawe, hanyuma wakire Kristo w'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nawe arwanya intambara yawe nabi, umwami Yesu akugirire neza, uce bugufi wemere intege nke zawe, maze umwami Yesu akubabarire. Uwiteka abaha umugisha. Yesu Kristo araza vuba. Duharanire kugira ubugingo buzima, tuzabane mu bwami yaduteguriye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.